twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duha amaganga kuri buri munsi kugira ngo adukize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 22 tariki 5 Nzeri 2023. Isomo rya mbere ry'Umubare ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, uwa 9 kugeza ku wa 11. Bavandimwe, kubyerekeye igihe n'amagingo by'amazi ya Nyagasani ntimukeneye ko tubibandikira. Ubwanyu muzi neza ko umunsi wa Nyagasani uzaza nk'umujura wa nijoro. Igihe rero bazaba bavuga ngo mbega amahoro n'umutekano, nibwo icyorezo kizabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi nta mahungiro. Ariko mwebwe bavandimwe, ntimukiri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk'umujura. Mwese muri abana b'urumuri n'abamanywa, ntituri ab'ijoro n'ab'umwijima. None rero ntitugasinzire nk'abandi, ahubwo tube maso kandi twirinde gutwarwa n'irari. Erega Imana ntiyatugeneye kurimburwa n'uburakari bwayo, ahubwo yatugeneye kuronka umukiro dukesha Umwami Yesu Kristu wadupfiriye, kugira ngo twaba bazima cyangwa twaba twarapfuye duhore twunze ubumwe nawe. Kubera iyo mpamvu nimujye muhumurizanya kandi muterane inkunga nk'uko musanzwe mubigenza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 27. Nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Uhora n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhora n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba gikomeyeho, ni ukwitura mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye, kugira ngo mpore nirebera uburanga bw'Uhoraho kandi nite ku ngoro ye ntagatifu. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima ub'intwari, rwose wiringire Uhoraho. Nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 31 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yesu amanuka i Kafarinawumu, umujyi wo muri Galileya, ahigishiriza ku munsi w'isabato. Batangariraga inyigisho ze kuko yavugaga nk'umuntu ufite ububasha. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi no kwitera hejuru cyane iti, ayiwe, uradushakaho iki Yesu w'i Nazareti? Waje kuturimbura? Nzuburiwe, uri intungane y'Imana. Yesu ayibwira ikangara ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Nuko roho mbi imutura hasi imbere ya bose, imuvamo ntacyo imutwaye. Bose ubwoba burabataha, baravugana bati, mbega ijambo rikomeye! Dore arategekesha roho mbi ubushobozi n'ububasha zikamenengana. Nuko Yesu abikirangirire muri ako karere kose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko Yesu abikirangirire muri ako karere kose. Amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze guhava nawe ufite imbaraga z'Imana, ufite ububasha bw'Imana buza ko kugufasha gukora icyiza buri munsi. Amasomo kizwe yacu dutegurira aryoshye cyane, ngo tujye kuganira ku ijambo bita ububasha, le pouvoir, la puissance. Ijambo ububasha riva ku kigereki exousia, ku kilatini inshinga bita augere, bikavuga ngo augmenter, kongera, kuzamura, gutera imbere. Ububasha rero ntabwo ari ubwo gushyira abantu ikuzimu cyangwa utsikamira abantu, ahubwo no kuvana abantu, reka tuvuge ikuzimu, ukabazamura bakubagejeje mu ijuru. No gukura abantu habi, ukabagira ute? Ukabazamura, ukabateza imbere. Twebwe rero cyinshi uzasanga ububasha bwacu ari bwo gutsikamira abandi, kuryamira abandi, ari bwo kugira abandi nabi, ari bwo kwihimura ku bandi, ari bwo gutongana, kuvuga abandi nabi, vengeance, kwihorera ku bandi. Ngubwo utegetse abenshi dufite, ugasanga ko igihe kirekire tukimara turi gushukurira abandi rimbi, igihe kirekire tukimara turi kugirira abandi nabi. Kandi ububasha bwa Yesu bwo ntabwo ari aho bushingiye mu kuzamura abantu,
kubakiza, kubagira neza. Ngiryo ijambo ububasha twese tugomba guha icyo gisobanuro cyo kuzamura abandi, guteza abandi imbere, gukiza abandi. Ngubwo ububasha ni ugukiza abandi, ububasha ni uguteza abandi imbere, ububasha ni ukugirira abandi neza, ububasha ni ukuzahura abandi, ububasha ni ukujyana abandi mu ijuru. Hakaba rero ubu bwoko bubiri bw'ububasha, haba ububasha bw'ikuzimu ndetse haba n'ububasha bwo mu ijuru. Muri ubwo bubasha bwo ariko ari bubiri uri gukoresha ubuhe muri ino minsi, aho wasanga nawe uri nka kirumira habiri ugenda afata impu zombi. Rimwe nkaba ari gukoresha ububasha bw'Imana, nyiyitira ububasha bw'Imana kandi nkoresha ububasha bwa Sekibi. Kandi byaba, reka mbere yo gukomeza kuzirikana ku butumwa bw'uyu munsi, reka tubanze dukora imyitozo ibiri. Ngo umunsi umwarimu yahaye umunyeshuri umwitozo, aramubwira ati mbwira inkuru muri ze ebyiri ngiye gukubwira yarebwa cyane kurusha indi. Inkuru ya mbere iragira iti Karoli ni umupadiri mwiza. Inkuru ya kabiri ikagira iti dore amahano padiri Karoli amaze gukora nyuma y'uko yari avuye mu ikabare, dore ibintu bishaririye indaya zimaze kumukorera. Ngayo amahano akomeye padiri Karoli amaze gukora. Ese muri izo nkuru zombi uko ari ebyiri, iyo bareba cyane kurenza indi niyihe? Nuko ngo mu gukora umwitozo wa mwana baramubwira ati buriya rero inkuru ya mbere yarebwa gusa n'abamama katolike, b'abantu bake cyane, b'abantu koko bavuye nko gusenga, bari kugira ngo bigire kuri Karoli nyine imyitwarire myiza, abo bazaba ari bake cyane. Naho inkuru ya kabiri izarebwa mbere na mbere n'umwepiskopi we, eveke we, kugira ngo banze arebe koko ibyo bintu bikomeye cyane ayo mahano umupadiri wamaze gukora. Yongererebwe n'abapadiri bagenzi be, yongererebwe n'abihaye Imana benshi cyane, bagira ngo koko barebe ahantu bishoboke ko bashobora kureba ahantu padiri wabo yaguye, bakomeza birebe. Izarebwa n'abakristo benshi cyane, izarebwa n'abantu benshi cyane, abakonteresigise icyatanu n'abandi benshi cyane bose bazahora baje kureba iyo nkuru. Nuko mwarimu akomeza kubaza umunyeshuri ati kubera iki? Kubera ko abantu kuri iyi si muri ino minsi bakunda ikintu bita byacitse. Ibintu byacitse bahura kubireba. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko ko Yesu we akunda guceceka, ariko Sekibi agakunda byacitse. N'abakurikiye Yesu bikunda guceceka, bakirukana Sekibi bacecetse. Ariko abantu benshi kuri ino si basigaye bakunda byacitse. Ati byacitse, bombori, ugasanga aribyo turi kwirukamo, turi guta igihe cyacu kuri ibyo bintu, igihe kirekire tukimara muri za bombori zagari, akavuyo akajagari. Ibyo byose byacitse kubera iki? Ububasha bwa Sekibi buri kudutwara. Nguko abenshi dufite ububasha bwa Sekibi dutabizi, dukoresha ububasha bwa Sekibi dutabizi, kandi tuvuye no mu ngoro y'Imana, tuvuye gusenga, ugasanga umwanya muremure wacu tuwumarira kwa Sekibi. Byacitse. Pawulo mutagatifu uyu munsi agatuburira atubwira ati nimube maso, ubwanyu muzi neza ko umunsi wa Nyagasani wegereje, uzaza nk'umujura nijoro. Amen. Pawulo mutagatifu agakomeza ati igihe bazaba bavuga ngo mbega amahoro n'umutekano, nibwo icyorezo kizagera kite, nibwo icyorezo kizabatungura, nk'uko ibise bitungura umubyeyi utwite nta n'amahungiro. Amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko ububasha bwacu akenshi dukunze cyane gukoresha ububasha bwa Sekibi, ibi byacitse. Ariko igihe kizagera koko Yesu Kristo naza, azabura nyine hakwirwa, agasanga ko umwanya we wose twarawufashe, kandi Yesu Kristo aza buri munsi. Igitangaje rero ni uko asanga ko turi muri ibyo byacitse. Uyu bamufasha asambana, tugasanga rero turi kokaho, turi kureba. Uyu bamufasha yikoreye igitoki yibye, tugasanga n'ibyo byacitse gusa turi kwirebera, turi gushakisha. Ariko bavuga ijambo ry'Imana kubera ko byaje bituje, ntubashe kubireba, ntubashe kubisoma, ntubashe kumva iyo nkuru. Nawe uze kureba, tutiriwe tujya kure, amakuru ujya wumva ku mirongo ya YouTube, ukurikira ayo makuru, ukurikira ayo masheni. Byacitse, abihaye Imana bakoze amahano n'ibindi byinshi cyane usanga dukurikira byacitse. Kubera iki? Ububasha bwa Sekibi wasanga buturimo. Uyu munsi rero Yesu Kristo arifuza gutwirukana mu bubasha bwose bwa Sekibi, cyane koko akoresha iki? Ububasha bw'ijuru. Mbega ububasha bwa Yesu Kristo butangaje. Ububasha bwa Yesu Kristo nk'uko twabivuze ni ubwirukana Sekibi, ni ufasha abantu kuzamuka, ni ufasha abantu kumva, ni ufasha abantu kumvira Imana. Yesu Kristo aratangiye ubutumwa ku mugaragaro nyine ahangaha nyine mu Galileya, ubwo ageze i Kafanawumu iwabo. Yesu Kristo agiye guhigisha,
ariko baraza gutangazwa n'inyigisho ze. kubera iki? abandi babigishaga abafarisayo, reka tuvuge n'abigisha amategeko, bo ntibari bameze nkabo, kuko bo ibyo bavugaga batsikamiraga abantu. inyigisho zabo zari zo gutsikamira abantu. reka mvugiye ku bashora ikuzimu, tutiriwe tujya kure, ni nk'ububasha bwa Sekibi nyine bakoreshaga, kuko abantu bayoboraga kuko barabatsikamiraga. ariko Yesu Kristu ububasha bw'ijuru arabukoresha, azamura abantu, akiza abantu, agakiza abantu Sekibi. nibwo rero yabwiye ati ceceka kandi uve muri uwo muntu. nguko Yesu Kristu akoresha lo silence, akoresha incecetse, mu gihe Sekibi we akomeza kugenda akoresha byacitse. ni nabyo umuhanga yavugaga ati uburyo bubiri bwa publicité. iyo umuntu ashaka gukora publicité, ashaka gukora publicité kuri umuntu mwiza, ubwo ni uburyo bumwe. ariko nanone ashaka gukora publicité kuri umuntu mubi. uko biri kose inkuru zihutwa gusomwa nk'uko twabivuze. Padiri Karori w'umugome, Padiri Karori wazanye ibyacitse, Padiri Karori wakoze amahano, niwe koko inkuru izasomwa kurenza Padiri Karori mwiza. kandi byaba nguko ko dukora shitani publicité tutabizi, tukamutaka we, tukavuga uko ameze we, nyamara turi kumukora publicité. abantu benshi hano kuri isi tuberwa no gukora shitani publicité. cyagiye cyose turi kuvuga umwanya muremure tukawumara ari shitani twibereho turi kuvugaho, tukitwaza ngo turi kwirwanya, kandi ahubwo aribwo koko turi kwiyizana. nguko ko dukora publicité tutabizi. publicité iryoha cyane kurenza izindi kandi ikomera, kandi koko igeza amakuru kure, ni ukuvuga umuntu nabi. iyo mvuze nabi, abantu bose baharanira kuza kureba uwo muntu w'umugome, umuntu mubi, umuntu ko kuri gukora amahano, bikaza kurangira koko abantu benshi koko bakumenye. hari ubwo koko bizarangira bakumenye neza, wasanga ibintu bari gukubeshyera. nguko shitani ikoze kandi ikora, irangwa cyane cyane n'umunwa uva, umunwa muremure, kuvuga cyane. ngiye za publicité byacitse. Mukristo muvandimwe, nawe hamwe n'amasomo uyu munsi uze kureba ububasha bwa hantu buri. ese wasanga nawe ukoresha ububasha bwa Sekibi ukiyitirira Imana bikaza kurangira uyivuze gahoro? uzi ko wasanga nko mu nshuro 100 ushobora kuvuga Imana, ashobora kuyivuga rimwe, Sekibi nkaba shitani akaba ndi kuvuga inshuro 99. kandi byaba abantu benshi koko dutunzwe n'ububasha bwa Sekibi. ubwo tuvuga shitani tukamukora publicité, tukamuvuga, tukamutaka, kandi tutabizi. nyamara ububasha bwa Yesu Kristu ni uguceceka, ndetse akanacecekesha roho mbi. wari uzi ko shitani arangwa no kuvuga cyane, arangwa n'urusaku? rero nta kindi Yesu Kristu akora no kumucecekesha. par le silence, calmer les imbéciles par le silence. uko niko koko ushobora gutsinda le silence. mu gihe abandi koko n'ibyacitse karabaye, bizarangira koko shitani ahubwo aho kwirukana igiye kudukukiramo. kubera iki? twahitije umurindi. duhera mu gitondo ariyo turi kuvuga ngo tuyirukana, kandi koko Imana yo twarayibagiwe, ahubwo twegukiye Sekibi. njyewe publicité ya Sekibi abyeyi, njye uko gukora shitani publicité kandi tutabizi, ari wowe nanjye dushaka kugwa muri uwo mutego. kandi twibwira ko igihe kirekire twavugaga Imana. nguko wa mukristo uzitondera igihe cyose uri gufata ngo uri kwirukana Sekibi, wasanga uri kwirukana ahubwo ikagukukiramo. ese kuba Sekibi koko itwibasira ntituzayirukane? tuzayirukana dute rero? c'est par le silence, no guceceka, no kugerageza kudakora ibyo shitani ikora, kutumvira shitani. shitani iravuze nawe isubiye mu kanwa, shitani iravuze muri kuganira na Sekibi, ariko koko abantu b'igisi urihandagaza ngo uraganira na Sekibi, uri umuntu uzabibasha ute? uzabishobora ute? ntibuzasanga ko yaragukukiyemo. uburyo bwiza bwo kwirukana Sekibi ni ugukoresha nyine ububasha bwahe, ububasha bw'ijuru. umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, trelwe, umwarimu wa kaminuza ngo yari ari muri biro ari gutegura ibyo aza kujya kwigisha abanyeshuri. yari akomeye cyane, akaze cyane. nuko rero mu gihe ari kubitegura, agiye kubona abona umusore aratambutse, aramwibasiye. kamwanya wa musore atangira kumutuka, ubanza aranamututse no ku babyeyi, aramwandagaza bikomeye cyane, aramusebye bikomeye cyane. nuko kamwanya w'umwarimu nawe koko atangira kumwishyura, nawe atangira kumutuka kimwe kuri kimwe. baratukana, baratongana bikomeye cyane, baratongana. nuko rero wa musore atangiye noneho kugenda amutuka bikomeye cyane, bitose byo kumwandagaza, kumutuka ku babyeyi bitabuze. wa mwarimu afata ikibando ngo aramwirukaho, amwirukaho. wa musore abonye koko uwo mwarimu ari kumwirukaho, urumva batonganye bishyira kera. nuko afata ikibuye kinini akimwasa mu gahanga. wa musore amumena ruguma, wa mwarimu koko atangira kuva amaraso. ubwo koko abona ko bamuhohoteye,
icyo yakoze mu kwiruka kuri wa musore yafashe ibyangombwa bye amaze no kumenya izina rye ashora ikirego koko mu rukiko. Ahageze mu rukiko dore ko yari gutsinda icyo kirego koko bakamuha amadolari 5,000 by'indishyi y'akababaro kuko yahotewe. Ubwo rero mwarimu ashora cya kirego koko n'ikimenyetso yari afite bari bamumenye uruguma. Nuko bamaze kubona kuri bya byangombwa by'aho musore wamuhohoteye abari bari guca urubanza aho ageze nyine mu rukiko, nuko babwiraho mwarimu bati aha tie uyu musore se ko tubona atarava Indera. Ubwo Indera aho ngaho nyine naho bajyaga kuvuriza abasazi. Wa mwarimu ntiyagira icyo abyumvamo. Uyu musore ko tubona muri dosiye zacu twari dufite muri systeme ko yarakiri Indera, ko bari baramufasha kugira ngo ko bamuvure kuko nyine ari umusazi. Nuko rero barabazanya bati ubu koko yacitse gute ibitaro, yacitse ate ahantu yarari, bishoboke ko nyine yacitse. Nuko rero nyuma y'iperereza baza kubona ko wa musore koko yacitse ibitaro, yacitse aho ngaho ko bamuvuriraga. Aza kwadukira nyine uwo mwarimu. Wa mwarimu neza apika crise, yibaza igihe cyose amaze yatakaje ari gutongana n'umusazi, yibaza igihe cyose yatakaje ari kuvuga nabi n'umusazi, ari kwiruka ku musazi umunsi wose. Ntabwo yigeze ategura amasomo uko byari bikwiye, ari kwiruka ku musazi, ari gutongana n'umusazi, ari gutukana n'umusazi, ari kwishyura umusazi. Nuko neza wa mwarimu isoni n'ikimwaro biramukora, yibaza uburyo bwose yataye umwanya ari kwiruka ku musazi. Ari ayo mafaranga ntayabonye, ari uwo mwanya ntawongeye kubona. Igisebo kibaye cyose umwarimu wo muri kaminuza uri kwiruka ku musazi. Bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe. Iyo umusazi asaze ukamusaraho, ninde usara kurusha undi? Umusazi n'ubuhe ari uyu mwarimu ari uyu musore. Iyo umusazi asaze nawe ukamwirukaho birangira koko ushobora kuba ari wowe umusazi ahubwo. Bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe. Nguko ko abantu benshi duhera mu gitondo, ku manywa, saa sita nijoro turi kwiruka kuri Sekibi, turi kuvuga Sekibi mu kanwa kacu, ari Sekibi uri kuzamo buri gihe, shitani gusa. Ngiye kwirukana Sekibi, ubasha bw'ikuzimu ni butsindwe. Akaba ari icyo mpereramo gusa, umwanya wanjye wose nkaba ndi kuwutakaza. Kandi mfite ubwenge, ndi umwarimu, narize, ndi muganga, nirinze kuvuga ko ndi padiri, uwihaye Imana. Umwanya wanjye wose nkawumara ndi gutaka shitani, ndi gukorera publicité Sekibi, ndi kuvuga Sekibi, kuko igihe uri kumuharabika burya attention uri kumuzamura mu ntera utabizi. Cyagiye cyose uri kurwana n'umusazi, cyagiye cyose uri guhangana n'umusazi, bingana ku mukristo guhangana na Sekibi buri munsi kose uri kwirukana Sekibi. Uzi ko bizarangira nyine agukukiyemo. Buri gihe cyose ijambo ryawe rikaba ari rya Sekibi, buri gihe cyose inyigisho yanjye nka padiri, buri gihe cyose ni Sekibi ndi kuvuga. Na n'ubu koko babarira Mana, ndi kuvuga Sekibi cyane kandi ari Imana ko nagombye kuvuga. Ye baba we, nguko uko dufatwa ugasanga umwanya muremure ndi gukora Sekibi publicité. Ese koko nawe ubasha bwawe buracyari ubw'ijuru, cyangwa ubasha bwawe wishingikiriza iby'Imana ariko umwanya muremure umara ikuzimu? Umwanya muremure ikuzimu se ni hehe? Ikuzimu ni kwa Sekibi. Nuko uri kuganira na Sekibi nyine, umwanya muremure ukawumara na Sekibi uri kuganira. Aho ngaho se wagize ni ikuzimu buhoro. Nguko uko ububasha bwacu akenshi butajya bugera mu ijuru, akenshi budakora ku ijuru, akenshi tutaba turi kuvuga Imana, ahubwo turi kuvugira nyine uwo musaza. Reka nkomeze mutsinde kugira ngo koko nanjye ntaza kumara igihe kirekire ariho ndi kuvuga. Uzacungeka akantu mugiye ngiye gukubwira. Uzi ko abantu benshi iyo bavuze ngo tujye gusengera abarwayi, ati isengesho ryo gukiza abarwayi, abantu benshi utavuze ngo Sekibi ndakwirukanye ngo uvuze induru. Uzi ko hari abantu benshi batabyemera ko ufite ububasha. Abantu b'isi bemera umuntu ufite ububasha, bemera umuntu koko ngo uzi gusengera abarwayi bagakira, ariko yabanje Sekibi kwirukana Sekibi. Ubasha bwa Sekibi ndakwirukanye. Ariko aza kwibagirwa ko uri gukoresha izina rya Yesu. Yesu niwe ugomba kuvuga cyane rega kurenza Sekibi. Ariko koko tugeze ahaga mu babyeyi, tugeze hano umuntu afata umwanya wose ngo ari kwirukana Sekibi. Ubwo rero ngo utavuze Sekibi ngo ntabwo azi gusenga, ngo uko utari gukubita ibintu ngo abumbaranye ibintu ngo nyine ngo ntabwo azi gusenga. Nyamara icyakubwira ko Sekibi Yesu Kristo yirukana ryari atuje. Cyacaka kandi uve muri uwo muntu. Gutuza mu babyeyi nta kintu kirukana Sekibi gikomeye cyane nko gutuza. None se umusazi koko yasara nawe ukamusaraho? Umusazi yagutuka nawe ukamwishyura koko? Babyeyi, umusazi yagutera ibuye nawe ugafata nk'umuhoro uti reka nanjye muteme kuko ufite ububasha. Mbega ububasha bw'ikuzimu. Uzi ko nk'ababyeyi mwene, yego ntabwo ndi pessimiste cyane, ariko uzi ko amasengesho yacu menshi
aba yuzuyemo ububasha bw'ikuzimu, ububasha bwa Sekibi, kurusha uko yakuzuyemo ububasha bw'Imana gutabaza Imana. Uzasanga kenshi dukunze kurwanya Sekibi gusa, ariko tukibagirwa ko ntabwo umuntu nkanjye simple masumuko Josi ntabwo ushaka kurwanya Sekibi ngo bikunde, ahubwo icyashoboka ni ugutabaza Yezu, gutabaza Bikira Mariya, gutabaza ubuvunyi bw'ijuru akarwo butsindira, kuko ku giti cyanjye ngewe vraiment ntibyakunda. Ngiki cy'abantu benshi kuko duhugiyemo kwiruka ku basazi, duhugiyemo kwiruka kuri ba Sekibi, ariko Yezu Kristo kugira ngo abe ari we niruka wamfashe, abe ari we unsindira, ngiye koko ndi gushaka kwihangishwa ububasha bwanjye. Ububasha bwanjye ntaho nabukura ngewe usibye ububasha bw'ijuru, nguko ububasha bwa Yezu Kristo kuzamura abantu, kubakura ikuzimu. Uzasanga kenshi kizakubwira abantu bahanzweho ku bundi buryo, mu buryo bw'iterambere, umwanya muremure koko aho marari kuvuga nyine ibyo bintu by'ikuzimu, amara kuvuga abantu bari guterekera, amara kuvuga abantu bari kubandwa. Nawe uzacunge umwanya wa muremure ibyo umara uri kureba kuri social media, televiziyo zawe uri kureba nk'iki. Iyo ugiye kuri YouTube uri kureba nk'iki, wasanga nawe uri kureba byacitse, wasanga uri kureba byose kibari gukora ahantu. Nyamara ukibari gukorera itangaza by'Imana, ba bantu kuko bitwara neza nta nubwo kuko bahigiye, ahubwo kibanda kuri byacitse. Karabaye ibintu byadogereye, bombori abantu bari kurwana, turamufashe ari gukora iki, ari gusambana. Abantu bose bakohoka aho ngaho bagira ngo bajye kureba ikibi. Nyamara iyaba koko mwanya muremure twahumaraga ku Mana, twakabayeho neza, twakamerewe neza. Ngubwo ubasha ko tugomba gukoresha. Abantu benshi koko bohotse ku bintu uko bishashagirana, abantu benshi koko bohotse ngo ku mashitani, ku badayimoni. Nyamara tukibagirwa abamarayika b'Imana, tukibagirwa kuvuga Imana. Mubyeyi, igisubizo nta kindi nuko buri gihe cyose umwanya muremure twaba turi kuvuga Imana. Erega teologia bivuga nyine science de Dieu. N'igihe tumara turi kwiga Imana, n'igihe tumara koko tugomba kuba ari Imana yo turi kuvuga, uko niyo ifite ububasha. Ese koko agasimba kadafite inda n'umugongo, uruzi ko ubwo nyine Sekibi abaho ari uko ashamikiye nyine kubasha nyine, kubasha bw'ijuru, akaba ari ashamikira ububasha bw'abubi. Ni urumamfu nyine ruza rushamikira ku ngano nziza. None koko nkomeze kwibanda ku mpamvu cyangwa nkomeze kwibanda ku ingano nziza? Ngiye gusoreza ku nkuru yabayeho y'umwepiskopi wateze amatwi umupadiri we, ngo umupadiri we ari kumubwira ibikorwa byiza yakoze, akomeza kumubwira n'ibindi byinshi afite mu mishinga, afite mu mihigo azakora kandi byiza. Nuko ngo umwepiskopi arangije kumwumva, waramubwira ati, niko padiri we, ko mu bintu byose umaze kuvuga, umaze isaha yose uri kuvuga ibintu wakoze n'ibintu byiza byinshi uteganya gukora, ko nta namwe nigeze kumva ijambo Imana. Ahangaho ibyo ukora nk'umupadiri koko ko numva bibuze mu Imana. Genda rero wongere usubukura imishinga yawe, uze gushyira mu Imana. Amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nawe uzagira ububasha ryari, igihe cyose centre, igihe cyose kwizingiro uzajya ubaza Imana, ukurikizeho Imana, uze no gusoreza ku Mana. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.